nongeye kugusuza kandi ngo ikaze dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka kuri YouTube channel. Uyu munsi turagarutse muri bya biganiro byacu tugiye kugana ku kintu gikunze gukomerera urubyiruko rwose muri rusange, ariko by'umwihariko uyu munsi reka tugaruke ku bana b'abasore, aho usanga hari abagenda bibaza bati ese kuko nanjye nabasha kwirinda icyaha cy'ubusambanyi bigakunda. Ni nyuma yuko icyaha cy'ubusambanyi kimaze gufata urundi rwego cyangwa se kimaze gufata iyindi ntera, yaba mu bana, yaba mu makuru, yaba mu bantu b'ingeri zose, kubera yuko Satani yamaze kugifata nk'igikoresho agomba gukoresha kugira ngo azabashe kurimbura abantu benshi. Mbere yuko panga kuba nabahereza kino kiganiro cyangwa se mbere yuko ntekereza kuba nabahereza kino kiganiro, mu minsi yashize nahuye n'umwana w'umuhungu arambwira ati kino cyaha kirandembeje njyewe ubwanjye mbona cyaramaze kunkoroneza kuko nta n'ikindi kintu mba ndi gutekereza mu mutwe wanjye, kubera yuko ngeregeje kuba nagerageza kuba nahana inshuro nyinshi yaba muri korali ndiribamo cyangwa se aho nkunda gusengera henshi, ngerageza kukihana nanjye ubwanjye bikantera isoni zo kuzasubiraho, kubera yuko mbavuga ati nibongera kumva nihanye kino cyaha biraba ari ibibazo bikomeye kuri njyewe. Ibi ngibi byanteye kumva yuko hari n'abandi bana benshi bagiye batandukanye bafite iki kibazo. Ndavuga teka ntegure kino kiganiro wenda yamwe cyangwa se babiri, hari abo gishobora kuba cyagira umumaro ndetse kikaba cyagira naho kibakura cyangwa se kikaba cyahagarika iki cyaha kuri bo neza burundu. Iki kiganiro natekereje kuzagikora mu bice bigiye bitandukanye, ariko igice cy'uyu munsi turaza kuganira ku bana b'abasore, turebere hamwe uburyo bugeze ku 10 wakirindamo iki cyaha, ndetse iki cyaha cy'ubusambanyi kikaba cyarangira kuri wowe, kikaba cyahagarana icyongera kuguteranya n'abakozi b'Imana musenga, n'icyongera kuguteranya n'abandi bantu bagiye batandukanye mukunze guhura muri rusange, kuko ndabizi neza yuko ni icyaha gitera ipfunwe iyo wamaze kujya kukarabona cyangwa se iyo Satani yamaze kugutenguha ukaba wagaragara. Ngiye mugiye kubana nk'ibisanzwe ni Rukundo Damas YouTube channel ni Rukundo Gospel Verse. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, turakwakiriye kandi tugwaye ikaze muri iki kiganiro, turakwakiriye tugwaye ikaze kuri no YouTube channel. Turakwibutsa kuba wakanda subscribe kandi ukibuka gufungura inzogera kugira ngo nawe ube umwe mu bazajya babasha kubona ibiganiro uko tubitambukije aha ngaha kuri no YouTube channel. Niba atari ubwa mbere tubashije kuba twabonana tukaba dusanzwe tubana rwose nk'umuntu wanjye dukunda gukorana umunsi kundi, ndagushimiye kandi uri umuntu w'umugabo rwose Imana ikomeza ikomere imigisha myinshi cyane. Reka twinjire mu kiganiro cyacu, ariko niba wageze aha ngaha ntiwirengagize kuba wakanda like kuri no video. Ikindi kandi niba ari cyo wifuza yuko twaza kubwira ubutaha, twandikira aho ngaho hasi muri comment, ndetse kino kiganiro niba wumva hari icyo kibashe kuba cyahindura ku bugingo bwawe cyangwa se ku buzima bwawe, nabyo ntiwirengagize kuba watubwira uko ubyumvise aho ngaho muri comment. Imana igumugisha. Reka twinjire mu kiganiro sasa. Gusa mbere na mbere reka mbanze ngusobanurire icyaha cy'ubusambanyi ari iki, cyangwa se cyitwa icyaha cy'ubusambanyi niko byagenze gute. Byitwa icyaha cy'ubusambanyi iyo hari abantu babiri babashije kuba bakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se babigerageje, kandi ugasanga nubwo ibyo bintu babikoze cyangwa se nubwo babigerageje n'abantu batasezeranye, by'umwihariko ni imibonano mpuzabitsina yakorewe inyuma y'isezerano. Impamvu nkoresheje ijambo ngo no kubigerageza cyangwa se kubitekereza, nuko nzi neza ko Bibiliya ivuga ko kubitekereza, kubireba no kubyifuza byose bitemewe imbere y'Imana. Matayo ibice 5:28 havuga ko icyaha kitangirira mu mutima atari mu mubiri gusa. None turebere hamwe uburyo wakinira cyangwa se turebere hamwe uburyo wakireka burundu. Birashoboka yuko waba baranagikoze, ariko ibi bintu wabikurikiza kikaba cyahagarara burundu rwose, kuko nzi neza yuko n'umuti, uyu ni umuti kandi urakuvura. Wihangane kino kiganiro ugikurikire witonze akanuko, kandi biraza kurangira uhembuye. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora cyangwa se ukwiriye kwiga, gerageza wige gufata icyemezo mu mutima wawe. Ikintu nakubwira ni uko ibyaha byose cyangwa se ibyaha byose byinshi cyane bigerageza kuba byatangirira mu mutima. Rero gerageza gufata icyemezo ndetse unavuge mu mutima wanjye uti nzubaha Imana yanjye ndetse n'umubiri wanjye. Iyo ugerageje gufata icyemezo ntakuka ndetse ukabyemeza mu mutima wawe, ndakubwiza ukuri yuko ibigeragezo iyo bije urabyibuka, kandi iyo ubyibutse ntabwo uba ukibikoze. Ni ukuvuga ngo cyaha iyo kije wibuka umwanzuro wafashe, hanyuma bikaba byagufasha kuba uwo munsi cyangwa se iyo saha wayitaruka, bigakuraho kuba wakongera guseba cyangwa se wakongera kugaragara nabi mu maso h'Imana. Icya kabiri, gerageza kuba wahoza isengesho cyangwa se kuba wahozaho isengesho risengera icyo kintu kugira ngo ntikizongere kuba mu buzima bwawe. Wimara kwiyana cyangwa se gufata imyanzuro, hanyuma ugende wigaramire wumve ko birangiye, kuko Satani we umunsi kundi ahora kugabaho ibitero. Icyabakiza rero, gerageza kuba wahora uri umuntu usenga kandi usaba Imana kugira ibashe kukurenza icyo kintu. Umusore utagerageza gufata igihe cyo gusenga uko biri kose umunsi ku wundi, ahora ategereje gutsindwa. Uyu munsi menye neza yuko isengesho riguha imbaraga zo gutsinda cyangwa se riguha imbaraga zo kuba wakwirinda kugwa mu byaha. Icya gatatu, gerageza kwirinda ahantu hagushyira mu bigeragezo cyangwa se ugerageze kwirinda ibintu ibyo ari byo byose byashobora kuba byagukururira icyo cyaha. Dore ibintu ukwiriye kwirinda. Ntabwo ukwiriye kuba uri wenyine igihe cyose. Ntabwo ukwiriye kuba wasura umukobwa cyangwa se we ngo agusure mu masaha mabi. Gerageza kwirinda kureba amashusho y'urukozasoni cyangwa se amafoto y'abantu batambaye. Ndakwinginze ujye wirinda amahirwe yaguha kuba wakora icyaha. Icya kane,
hitamo inshuti nziza. Menye neza kuba wahitamo kugendana n'inshuti mbi bishobora kuba byagukurira kongera kugwa mu byaha, kubera yuko inshuti mbi zangiza imyitwarire myiza. Gerageza ujye uba hafi y'abantu bagusengera ndetse n'abaguhugura, apana abagukangurira cyangwa se abakwigisha kuba wasubira mu byaha cyangwa se kuba wajya mu byaha. Icya gatanu, gerageza ugenzure ibyo wumva, ugenzure n'ibyo ureba. Amafilimi ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'indirimbo zimwe na zimwe ziri mu bintu biri gukangurira abantu ibintu by'ubusambanyi muri ino minsi, kandi ni ibintu bibi cyane byangiza umutima ndetse bikaba byakangurira byatuma umuntu agira irari. Ugerageza rero ube wahitamo ibikubaka mu mutima cyangwa se ibyakujyana mu mwuka, ibikubaka mu buryo bw'umwuka. Icya gatandatu, gira imirimo igufasha kudatekereza kuri iki cyaha cy'ubusambanyi. Umusore uhora adafite icyo gukora, Satani amuca muri humya, akatangira kugenda amusatiriza bya byanga kugira ngo abe ari kubarizwamo muri iki gihe adafite icyo gukora. Aho kugira ngo Satani agufatishireho, hari byinshi wajyamo kandi bikakugirira umumaro. Hari imirimo wajyamo, ushobora no kugenda ukajya mu mirimo y'itorero, ukajya mu kazi kawe wihangiye, ukajya mu masomo, cyangwa se ukaba wajya no kuba wakuza impano zawe zimwe na zimwe ugiye ufite, ukaba washakisha uburyo zatobora zigakora kugira ngo Satani agufatishe. Nyarukira mu mirimo igiye itandukanye. Icya karindwi, ugerageze kubaha abakobwa nk'abavandimwe cyangwa se ububahe nk'abashiki bawe. Wibareba ngo utangire kumva yuko wabahindura igikoresho cyawe cyo kwishimisha. Murebe nk'uwaremwe n'Imana kandi umwubahe nk'umuntu waremwe n'Imana. Na munani, jya wemera ko Imana ikubona igihe cyose. Ibi ngibi bizagufasha n'igihe uzaba utekereje ko wakora icyo kintu, utekereza yuko Imana iri kukureba, ube wanabihagarika. Ukwiriye kumenya kandi ko niyo nta wundi muntu waba uhari, niyo mwaba muri babiri mwenyine muri ahantu hiherereye cyane, ukwiye kumenya neza yuko Imana yoyo burya ijisho ryayo nta hantu hamwe waryihisha. Rero hari ikintu utaruzi, kwibuka ko Imana ikureba bigufasha kuba wakwirinda icyaha mu ibanga. Cya cyenda, jya wemera kuba wagirwa inama. Ntukigunge, gira umuyobozi uyobowe n'umwuka, umupasiteri cyangwa se n'umuvandimwe wawe, ariko akaba ari umuntu ukwiriye kuba wagira ibyo umubaza ndetse nawe akaba yagira inama akugira. Icya cumi, turi kugenda dusoza, tekereza ibihembo byo gukiranuka. Nubwo tukiri mu isi duhura n'ibi bintu, hari igihe kizagira ibi bintu birangire kandi ibyo umuntu yakoze azabihemberwa. Tekereza ngo ninjya guhembwa nzahembwa iki? Ariko none ikindi nakwibaza nuko tukiri mu isi n'ubundi nabwo hari ibihembo tugenda tubona ku bw'ibyiza twakoze. Urugero, Imana ishobora kuzaguhemba urushako rwiza mu gihe wabashije kwirinda bigakunda, kandi uru rushako rukagira umugisha mwinshi uturuka ku Mana. Mu gihe ubanye n'uru rushako rwawe mukagira umubano mwiza hagati yanyu kandi mukabana mutuje cyangwa se utuje, kubera yuko umutima utari kukurya kubw'ibyaha cyangwa se kubw'ibintu wagiye unyuramo. Kwera cyangwa se gukiranuka ni ibintu bizana inyungu nyinshi cyane, ntabwo ari igihombo. Reka nkubwire yuko umusore ugerageza kuba yakwirinda icyaha cyangwa se kuba yakwirinda ubusambanyi, ntabwo ari uko aba adafite irari, ahubwo ni uko aba yahisemo kubaha Imana. Niba uri umusore ukaba uhanganye n'iki kibazo, menya neza yuko niba waragerageje kumva yuko iki cyaha ugomba kukirinda cyangwa se wiyemeje kuba wagihagarika, menya ko Imana iguha imbaraga cyangwa se ishobora kuba yaguha imbaraga zo kuba wagitsinda ndetse burundu mu gihe wemeye kugaragaza uruhare rwawe rw'uko udashaka kugikora. Turashoje ko niba kino kiganiro kikugira umumaro, ndakunyeze kugira ngo ube wakanda like kuri no video. Niba uri mushyashya kandi ukaba utakanze subscribe, uyikande kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka kuri YouTube channel. Izi nama nimba umva ari ikintu zabasha kuba ziguhinduriyeho, ugerageze abasore bagenzi ba cyangwa se inshuti zawe uzi neza ko zibayeho mu bwo buzima, ube wazohereza link y'iki kiganiro kugira ngo nazo tubashe kusangira ndetse zibashe kugira icyo zikura mu iki kiganiro. Wakoze rero kuba twatangiranye ino video tukaba tuyisozanyije. Reka nkubwire ngo kino kiganiro turaza gukora igice cya kabiri, ariko byabyiza twandikiye muri comment ukatubwira ati mu gice cya kabiri muzavuge kuri iki kintu. Wakoze cyane, Imana igumugisha. Reka tuze kubana mu yindi video. Bye, ndabakunda cyane. Genera Rukundo YouTube channel, Rukundo Gospel Voice.